nta mugabo uzaza kubatereta mwa bakobwa mwe, nta mugabo uzaza kubatereta mwa bagore mwe ngaza avuga ko umugore waryoshye. Nta mugabo uzaza kubatereta ngaza avuga ko urugo rwe ruhagaze neza, kabone niyo yabataha kozwa ibirenge, kabone niyo yabataha akabwirwa sheri igihumbi, kabone niyo yabataha bakamuryamisha muri diyama. Ndagira ngo nkubwize ukuri kazaza kubwira yuko urwe rwangiritse ari gushaka uburyo ki abonamo gatanya. Aha, niyo mpamvu wowe niba ushaka n'umugore wa mugenzi wawe muturanye doje zira muhamagara ugenda ukirisha agatuza cyene bagakubita ikirungo aze mukirire ku buriri. Ese kubera iki doje zira mugenzi wawe kuja ariko abantu niko bateye, abantu niko bateye rwose. Umuntu akaba ari inshuti yawe muturanye akageza kugusura nawe ari kureba ibuno ry'umugore wawe. kuri guhuma nk'ingurube cyangwa ingunzu yabuze ibyo igunjura wanjye geraho. manange abakobwa bari kubura abagabo muri no misi sinzi impamvu we, kandi mpura n'ibisora huruguru birimo bimwe mojo. Haba biriya bisore byakijijwe bikaza bikadushakira abakobwa, haba biriya bihungu biri iwawora. Ubu kandi wasanga ikigabo kizakujyana kibereye hariya hakurya. Ukaba utarimo unagishika. Wasanga ikindi kizakujyana kirimo gikorera kuri banke y'isi yose cyicaye muri Amerika kirimo kinywera ibiyawurute nawe ukabura aho ngaho utarimo gishika. Uri mu kiganiro se? Ako oya ntago ndi mu kiganiro, ndi muri toilette. Yeze kuvuga iyo umuntu yahoye ngo abari uwadanje ngo abari umuntu bari bagomba guhabwa kuko ndifera kujya kwiyabura muri etaje. Uriya nuko umuha certificate rwose yikize y'ubujyangire. Inshingano zangiza umugabo eregere ne kuba umugabo ntago ari ukujya hejuru y'umuntu ngo mubyinagireho mwicuguseho nurangiza ngo nujya kunyara ngo ukuremo gutungereze ngo ufite ibi ngibi ewa nubivuga ndabizi ukunda kuzimura ibi bintu nubivuga mutabaruka nzakunika. aho bwira wibeshye uko bivuga umuntu muhora ushyugumba ubivuga saa sita nubivuga saa sita n'iminota 3 uzahura n'ibibazo. ubundi umugabo ikintu cya mbere kimugusha iyo uri mwiza niyo kuri militari mwiza baga abagabo nyinshi baba bashaka n'umwobo bana. Nkubitira jini mana, nkubitira jini mana, haleluya nkubitira jini mana, nkubitira jini mana, yego risinzirire guhwera, risinzirire guhwera. Mpfa kubute nyine ufite amaguru abakurura nyine wambaye nk'akantu kari sexy kabakurura tatuwaje cyane. Ne umugabo kunyanga agukunde mpaka nyine azabona kwifuza wenda mu buriri byakomeye byanakaze akanakunyaza wenda byo yurumvikana. Chandongera ndi reka nkwereke turebe kano karaba kare oya reka pima neza gute zaba oya katurebe pima gute se Hano kare kare kugabanya ubuswe. oya pima hano kwipana wijya mu imbere nasakobereke. oya wijya mu imbere yako turi imbere ya kamera stop oya wala pima ibice
cyambere si mu bikorwa se nakurongora Kabu. Tu tampa ko fitas. Ito kimilo. Zero zero Hamisi 00 Mwema 00 Nyakundi 00 Nyamwamu 00 Ochieng 00 reba nka kiriya cy'urudasha turashize none uriya jari unyegetseho nakumva ari sawa imenda 2015 njyewe nitembereye mu ijuru natunguwe nuko inzu y'umuntu yanditseho amazina ye wenda iyo nindi topi ngo wagiye njyewe Theogene niba mbese Imana impane byiteka nararitambagiye uyu Mariya abantu birirwa basuzugura twaribonaniye Joseph naramwiboneye Moses twarahuye Mariya wabyaye Yezu naramwiboneye aba hantu muri departement ye umupasiteri kinakubwira ibintu byose barabyanditse baduha igitabo uzi gusoma no kwandika ufashe bibiri ukicara mu rugo ntabwo wakwisomera none se none uguze bibiliya utanze n'amafaranga ku bandi bantu urashaka kumbwira ko nyine buri muntu wese ashaka mu gihe ufite bibiliya waba uvuga none se muri Matayo mayi sinahasoma si ijambo ry'Imana se rwahateraniye abantu benshi Imana irahabasanga ariko biyanditse muri bibiliya yes ubu se ubu natwana Imana yahadusanga Berinye ni beninye ni beki ni beni kakana njyambona nakora munye kabayaga kumibura cyashinze gatya kakuze disi nabonye kapfunduye ubwo se uzagira umunwa kugeza arya mu kibuga habanzamo abakinnyi banga habanzamo abakinnyi 32 umva cyarasaze Zawo kwangura rwaye yawe 20 wese wanza mu kibuga urabona ukuntu dusaba ngaburira kawunga urabona ukuntu dusaba ngaburira kawunga bwa bunyobwa ni bwa bunyobwa urabona ukuntu dusaba ngaburira kawunga reba sha twazanye pinya ntase durwa hakora utwe twamutaho urya n'isambaza wagira muri kabu ni marijo akatoza se nkutengoma se tengumi reka numve kuri kugira ngo mve kuna komeye aranyisha none kumugwane Urakishi kuki mu Rwanda inde matafa ngwabere kuki muri hano niho barwani ukunda inda yanjye nayikunda ngani ndanye itera imitoma ngani imitoma sha nari imitoma aha Wanda ndagukunda yavuga mugabo mwiza w'inda nini iyi six pack zawe ndazikunda uriya jari unyegetseho nakumva 6 pack wakoze none uyu ndyamye muri ibi bituza nkwegetseho inda unyegetseho 6 pack bite numva ari uburyohe unjyanye mu nka zawe ni brochette direct buri munsi narya brochette nabwo yiriye nkabona uzahutse byanshimisha ubwo urambwira iby'inka uzi kubona ubaye umuntu nyamuntu binturutseho inzara ndabaza kubaza inzara akayishikuza ikize mumenye dahira inyo ririye rindi riya njye nkunda abakongomani umukongomani ashobora kwambara igitenge cyiza ntiyambare ikariso niho kigenda kizenguruka gutya ndahira twebwe birirwa kamere gufata gutya ugenda uba wambaye igitenge
aha ukagira ikinyonga ukigaragaza buriya aba yambaye akaso bita sitiringi. Impamvu ebyiri nkunda abasore, cya mbere ni uko sinakunda umukobwa. Uburanyanga ntacyo wamarira. Genda guha uko nshoboye. Yego. Ndaguha uko nshoboye pe. Kandi ukanyurwa. Mbese iyo umuhaye uramuhata? Ndamuhata. Simuha ibintu byose byanjye ariko ndamuha nkamuhata. Kasongo yeye. Munari nanga. ariko nshuti ntubiha agaciro, urakunda no gusebya nyamwe umbwira ko ndi igisambo, ibyo ngibyo bikambabaza kandi byose birashoboka. Ngiye kurongora umugore ugatangira uzana ubusazi bukagabanyuka kandi ndi kumwe na G-Tough. Gabanyuka nanjye gabanyuke, uzamuka nanjye gazamuka, ukamanuka nanjye gamanuka, ndagukoma ikinyarwanda ubyumve. Po po ariko kuki iyo mumaze guhaga urumogi, amatabi, amasigara mutajya niba ari iby'Imana yo mu ijuru iguha umugisha, nanjye ubu mba nandi mwiza, sinigeze nitukuza, sinzigera nanitukuza. Noneho iyo ndimo ndavuga amazi arameneka. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. Ndikumva umubiri utangiye kuduyaduya. hasi hatangiye kubyimba. iyo ugiye gusura abantu ugiye kurya kuba ugiye kubasura, ese barya njye nkicwa n'inzara. Yakira se wigi mpaka ku manyoko. Ayo mafaranga urayama? Twereke. Mbivugiye aha natayama. twereke sengani wowe. Ago atwereka musenze uri mu biki. Ugize ngwi. We umva muze Ceceka kanyoko. Wigisha ngo intore guhamiriza. Wamabyi we. Urongera ndakwereka ndi bugukore. Wa mushenzi we umaze kumenya cyane ndarengera. ngo nago twavugwe n'umutwe. None uyu nguyu we noneho ni full package do, afite amabere nk'ay'abazungu, yakoze sajari do, ikibuno kiragereye umusozi. umupiri wanjye nta kintu waba, umupiri wanjye urakweduka, umupiri wanjye nubwo abantu bawujyamo ari nk'abantu ijana nta kintu waba. Buretse hajyamo ku buryo se wamubomoza kuri dusabe kumukunda cyane, wamubomoza kuko ukunda ibintu byo kubomora wa mukobwa. Kandi wa mukobwa umenya ukunda kubomora, wowe urabyanga. aha nta kindi ukunda iyo turi kuganira buri gihe ukunda kuncisha mu izo nzira kuki uzikunda ahubwo mbwira mwamusangira. ushobora kuba ukunda igitsina gabo. agasaza mwajya mumenya ko mushakashatse gusa n'agasaza ngisobanuko isoni mukuru wawe kozi ko nta ntabwo ugifite yakabetse kambane n'umuntu kabomorwa ese Christian uramufana? ntabwo ngiye mfana ari amaki nese nawe se mufana wafana bakeba baswa nka buriya barangiye. turebe hagati y'akamwana muturebe hagati y'akamwana, muturebere na nzovu, mutubabare mutubwire umuntu urusha undi ubwiza rwose. aha talent yawe ni iyi y'ubwenge se impano akantu gato ifite nyiri ikintu wiyumva mushoboye. udashobora kukubwira ati njye nari nzi kubomora ariko nabyo narabiretse.
niyo abantu bari bazi ni impano yo kubomora nyine reba nka kiriya cy'urudasha uriya shari unyegetseho nakumva ari sawa